Muraho neza, turabashimira mwese mwakoze subscribe hano kuri Bezo Updates, tunashimira byimazeyo mwe mwese mwarebye ikiganiro cy'ubushize cyavugaga ku bakinnyi b'urunana bakunzwe ndetse n'abakunzwe. Iyi si yacu igizwe n'ibice byiza n'ibibi. Muri ibyo bice bibi hari ahantu hateye ubwoba cyangwa hari akaga ku buryo ukinishije kuhasura cyangwa kuharuhukira kuri uwo munsi cyangwa nyuma yaho usangwa ku rutonde rw'abifurizwa iruhuko ridashira kuko uba witabye iyaduhanze. Ibyo ni ukuri koko, hari benshi bahagenze badafite amakuru ntibabasha kugaruka. Aha handitse amateka mu kuba haragaragaye impfu nyinshi ndetse hamwe hakaba hari abazimu kubera amateka yahabaye yagiye avugwa mu binyamakuru bitandukanye. Ubu tukaba tugiye kugaruka ku hantu hagera kuri 12 hateye ubwoba ku rwego rw'isi, ukaba uhawe ikaze aho uherereye hose wumve ko wisanga bikomeye. Umwanya wa mbere turahasanga ikirwa gituyeho inzoka nyinshi kuruta ahandi hose ku isi. Aha bahita Ilha de Queimada Grande cyangwa Snake Island. Aha ni ku mugabane wa Amerika, muri Amerika y'Amajyepfo mu gihugu cya Brazil. Mu birometero hagati ya 33 na 35 uvuye ku butaka bwa Sao Paulo muri Brazil ugera kuri Snake Island. Ubusanzwe inzoka iratinyitse. Ibaze noneho kwisanga aho ziri ari nyinshi byagutera guhahamuka. Iki kirwa gifite ubuso bwa hegitari 43, kikaba gituweho n'inzoka z'ubwoko bwinshi, muri bwo hakabamo hagati y'ibihumbi 2 kugera ku bihumbi 4 z'ubwoko bwa Golden Lancehead Viper, zifite ubumara kurusha izindi zose ziba ku isi, kuko iyo irumye umuntu mu gihe kitageze ku isaha imwe gusa aba apfuye. Usibye no kuba hateye ubwoba cyane kubera umubare w'inzoka mwinshi cyane, birabujijwe kuhasura. Abantu bake bari mu bushakashatsi nibo bonyine leta ya Brazil yemerera kuhagera. Abantu benshi bibaza aho zino nzoka zingana uku zaturutse, bikaba bivugwa ko kubera imihindagurikire y'ikirere mu myaka 11 ishize, amazi y'inyanja yagiye yiyongera atuma ubutaka butandukana n'ubundi butaka bizwi nka rising of sea levels. Iki kirwa kiba kirikoze, inzoka zikabasha kwiyongera mu mubare kubera nta n'inyamaswa nk'intare cyangwa ingwe zizwi nka predators zari kuri icyo kirwa, ndetse n'izo nzoka zahabaga zihinzemo ubwenge bwo kubaho mu guhiga ibyo zirya zikoresheje ubumara, zikabasha guhiga n'inyoni zo mu biti. Ku isi hari n'ibindi birwa bituyeho inzoka nko mu gihugu cya Ukraine na Colombia, ariko umubare mwinshi w'izi nzoka n'ubumara zigira nibyo byatumye Ilha de Queimada Grande cyangwa Snake Island muri Brazil igarukwaho kuri uru rutonde rw'ahantu hateye ubwoba ku isi. Umwanya wa kabiri hari Poveglia Island mu Butaliyani. Iki kirwa nubwo ari gito gifite ubuso hagati ya hegitari 7.25 kugera kuri hegitari 7.5, ariko kizwi nk'ahantu hambere haba abazimu kurusha ahandi ku isi. Duhite tureba impamvu kino kirwa cyabaye mu bya mbere bitinyitse kubera ayahe mateka atangaje ndetse n'ibiki byavuzwe n'abahasuye. Mu Butaliyani hateye indwara ya bubonic plague yicaga abantu benshi, maze mu kwirinda gukwirakwiza iyi ndwara mu mpera z'ikinyejana cya 18 kuva mu mwaka w'1793 kugera mu mwaka w'1814, abarwaye iyi ndwara bagashyirwa mu mato bakoherezwa kuri iki kirwa, atari ukugira bavurwe ahubwo ari ukugira bahapfire. Bamwe baricwaga abandi bagatwikwa, ndetse bikaba bivugwa ko 50% by'ubutaka bwaho bugizwe n'ivu ryavuye mu mibiri y'abatwitswe. Imibare igaragaza ko hagati y'abantu 100,000 kugera ku bantu 160 bose bapfiriye kuri iki kirwa bazira iyo ndwara. Kuba iki kirwa cyarakoreshwaga nk'icyakato ku barwaye bubonic plague hagapfira abantu benshi b'inzirakarengane, si byo gusa bituma haba hatinyitse, ahubwo nyuma mu kinyejana cya 20 mu mwaka w'1922 haje kubakwa ibitaro by'abarwayi bo mu mutwe, bikajya bihwihwiswa ko abarwayi bafite ibibazo bitangaje byo kubona ibicucu by'abantu, kumva amajwi y'abantu batakamba batabaza, kumva amajwi yongorera ndetse no kumva imirindi y'ibirenge by'abantu batagaragara. Bivugwa ko ibi bimenyetso byavugwaga n'abarwayi byatumye umudokiteri akora ubushakashatsi kuri abo barwayi butari bwemewe n'amategeko rw'iyicarubozo, kugeza aho nawe yataye umutwe ahanuka ku igorofa ryo hejuru ryabagamo inzogera. Bikaba binavugwa ko cyangwa yaba yarasunitswe n'umuzimu warakaye mu bo yakoreragaho ubushakashatsi bw'iyicarubozo. Si ibyo gusa, n'abarobyi begereye iki kirwa bavuga ko nijoro mu mazi yegereye iki kirwa haba hari amajwi adasanzwe.
Ibyo bitaro by'abarwayi bo mu mutwe byahagaritse gukora mu mwaka w'1968 ndetse n'iki kirwa kikaba kizwi nk'ahaba abazimu b'abo bantu bahapfiriye, ndetse Ubutaliyani bwabujije abantu kuhasura kubwo umuntu ashobora guhura n'ibibazo by'ubwirinzi akavunika bitewe n'inyubako zashaje cyane zamusenyukiraho kuko hatagikoreshwa. Umwanya wa gatatu w'ahantu hateye ubwoba ku isi hari ikibaya cya Danakil cyo muri Ethiopia kizwi nka Danakil Depression. Aha hari mu hantu hari akaga mu kuhasura kuko haba ubushyuhe bujya kurenza °C50, rero wagereranya n'ubushyuhe bw'umubiri w'umuntu bwa 37, kuhaguma washyuha cyane ndetse wanashya bitewe n'ibintu wakozeho. Si ibyo gusa kuko aha haba n'imyuka ihumanya iba yaturutse mu birunga byaho yiganjemo sulfur dioxide, carbon dioxide, kuyihumeka byaba ari uburozi mu mubiri. Muri iki kibaya cya Danakil kandi haba amaside menshi yayagisha uruhu, hakaba ibidendezi by'amazi ashyushye ndetse n'umwuka wa oxygene ni muke. Kuhagera bisaba kuba uri kumwe n'umuntu uyobora ba mukerarugendo muri ako gace kugira utahaburira ubuzima. Mu hantu hateye ubwoba ku isi ntitwakibagirwa ishyamba ry'abiyahuzi Suicide Forest cyangwa Aokigahara Forest, niyo itugejeje ku mwanya wa 4. Ese ufite ibibazo byakurenze wabuze umuti? Aha hagufasha kwiyahura byihuse, ariko abemera Imana kwiyahura ni icyaha. Mbere yo kwiyahura hari ibyo wibutswa kuri iri shyamba. Iri shyamba riherereye mu gihugu cy'Ubuyapani hasi ku musozi wa Fuji, rizwiho kuba abantu benshi barahaburiwe irengero. Benshi bajyagamo kubw'ibibazo bitandukanye by'ubuzima bagahitamo kwiyahura. Bagendaga basiga imigozi aho banyuze dore ko nta n'itumanaho ririmo, kugira ngo nibisubiraho baze kumenya aho banyura bagaruka, cyangwa kugira nibapfa imibiri yabo izabashe kubonwa. Iri shyamba kandi ba mukerarugendo basangamo inkweto, imyenda, amabaruwa basize banditse, ibinini n'ibindi bintu babaga bajyanyeyo. Bivugwa ko haba imyuka y'abahaguye. Ubuyapani bwahashyize ibyapa biburira abantu bikarinda ubwiyahuzi bigira biti ubuzima bwawe ni impano ikomeye Imana yaguhaye, tekereza ku muryango wawe, shaka uwo uganiriza ibibazo uri kunyuramo. Mu myaka ya mbere ho abahasuraga rimwe na rimwe babonaga imibiri y'abahaguye. Aha handitse amateka y'uko hiyahuriye abantu benshi. Ese wajya kuhasura ari nkawe? Uratubwira muri comment. Abahasura ubu bavuga ko hari umutuzo udasanzwe, dore ko ku manywa nta nyamaswa n'imwe wabona kuko iri shyamba ririmo inyamaswa zikora nijoro zizwi nka nocturnal, zirimo uducurama n'izindi nyoni, ariko bivugwa ko itangazamakuru rikabya ko umuntu iyo ahageze yumva yiyanze akumva yakwiyahura. Umwanya wa 5 w'ahantu hateye ubwoba ku isi turahasanga umuryango cyangwa amarembo y'ikuzimu, door to hell. Aha hazwi nka Darvaza Gas Crater iherereye mu gihugu cya Turkmenistan. Aha uhageze ubwa mbere utari uhazi ukisanga mu butayu, hagati yabwo ugasangamo umwobo munini waka umuriro kandi uwo muriro utazima wagira ngo uhingukiye ikuzimu. Ese byagenze ute ngo uyu mwobo waka umuriro ubeho? Haciyeho imyaka 54 ubwo mu mwaka w'1971 Abarusiya b'Abasoviyete bacukuraga bashaka peteroli mu butayu bwa Karakum, maze ubutaka buratenguka bukora umwobo. Bari bibeshye basanga bageze kuri gazi metane, kubera ihumanya bituma bahacana umuriro ngo idakomeza gukwirakwira, ariko kugeza n'ubu haracyaka umuriro wanze kuzima. Nta muntu urahagirira ikibazo kubera kuhasura, ariko kuhaguma igihe kinini si byiza kuko ubushyuhe n'imyotsi byaho byakangiza umubiri, ndetse hari ubwo haba hari impumuro mbi imeze nk'iy'amagi yaboze ituruka ku bisigazwa bya metani iba yahinduwe. Ibyo bisigazwa ni sulfur compounds. Uyu mwobo ufite ubujyakuzimu cyangwa uburebure bwa metero 30 ndetse n'ubugari bwa metero 70 harimo gazi icanwe. Ese wowe aha hantu wajya kuhasura? Ese waba warumvise ko hari ahantu hari ikirwa kibaho ibipupe biri kubora n'ibindi bishaje, bimwe byacitse umutwe, ibindi amaboko, ibindi amaguru, birenga 4000 bimanitse mu biti no ku nyubako? Aha habaho bahita Isla de la Muñecas cyangwa Island of Haunted Dolls. Duhite tureba uko byagenze ngo iki kirwa kibe gifite umubare w'ibipupe bingana uko. Bivugwa ko mu myaka y'1950 itangira
nibwo umugabo witwa Don Julian Santana Barrera yasize umugore we n'umuryango we ajya kuba kuri iki kirwa, maze umunsi umwe aza kubona umwana w'umukobwa warohamye mu kiyaga areremba hejuru y'amazi, ndetse akomeje kureba abona n'igipupe cy'uwo mwana kireremba iruhande rw'uwo mwana, yumva ijwi ry'umwana rivuga ngo I want my doll, maze afata icyo gipupe ajya kukimanika ngo ahumurize roho y'uwo mwana w'umukobwa. Uyu mugabo yaje kujya avuga ko iyo myuka y'uwo mwana warohamye ikomeza kumubangamira, ahitamo kujya kugura ibindi bipupe agenda abihamanika biba byinshi, ndetse yavuze ko mu masaha ya nijoro yatangiye kujya yumva ibipupe birira, ibindi byongorera, ibindi bikagenda byikoresheje, maze abantu bamwita umusazi, ndetse mu mwaka w'2001 nawe aza gusangwa yarohamiye aho uwo mukobwa yavugaga yabonye nawe yari yararohamiye. Ese byaba byarahuriranye cyangwa ni abazimu? Ntawe uzi niba uwo mukobwa yarabayeho, ariko ibyo bipupe byo biri kuri iki kirwa, ndetse n'abahasura bahasiga ibipupe ngo imyuka mibi yaho itazabakurikirana. Igipupe cya mbere cyamanitswe kuri iki kirwa cyari icy'uwo mwana warohamye, cyashyizwe mu kazu k'icyumba kimwe aho Julian yabaga, ubu ako kazu kabaye inzu ndangamurage. Icyo gipupe cya mbere cyamanitswe kiba cyambaye ingofero hariho indabo za sunflower, ubu kimanitse iruhande rw'igipupe cya Santana yakundaga kwita Augustina. Bamwe mu bahasura bavuze ko ibi bipupe bihumbya amaso, bikabongorera, bikabakurikira. Niba ufite umutima ukomeye wazahagera ukareba ko ari byo koko, gusa umubare w'ibi bipupe uratangaje, ukaba mu mpamvu nyamukuru aha hantu hakurura ba mukerarugendo. Umwanya wa 7 hari umuhanda wo muri Bolivia mu majyaruguru ya Yungas uzwi nk'umuhanda w'urupfu. Uyu ni wo muhanda wa mbere ku isi uteye ubwoba kubw'ibintu byinshi bitandukanye, birimo ubugari bwawo buto cyane bikabije, bukaba bungana hagati ya metero 3.2 kugera kuri metero 3.5. Birumvikana ko niba ubugari bw'imodoka ari hagati ya metero 1.8 kugera kuri 2.5, bitewe n'iyo ariyo, kubisikana cyangwa kunyuranaho muri uyu muhanda bisaba kwitonda cyane, kuko intambwe imwe utitonze wakibarangura muri metero 600 kugira ugere hasi. Si ibyo gusa, uburebure bwawo ni bunini, ibirometero hagati ya 60 na 64. Ukiri kugendera ku muhanda ufite ubugari buto uba wibaza igihe uri buwurangirize. Uyu muhanda nta nkingi z'ubwirinzi ugira, unagizwe n'amakorosi menshi, ndetse kubera ishyamba n'uko uyu muhanda uri ku musozi hahora ibihu ku buryo utareba imbere neza. Umuhanda w'urupfu uherereye muri Bolivia ni umuhanda w'ingenzi kubwo wahuzaga umurwa mukuru wa Bolivia witwa La Paz na Coroico, wubatswe n'imfungwa z'intambara mu mwaka w'1930, ukaba ubu wubakishijwe n'amabuye mato. Aha hamenyekanye kuba harapfiraga abantu hagati ya 200 kugera kuri 300 buri mwaka, nyuma baza kubaka undi muhanda mushya umeze neza mu mwaka w'2006, maze uyu usigara ukoreshwa n'abari mu bukerarugendo. Ikiyaga cya Natron giherereye mu gihugu cy'abaturanyi muri Tanzania nicyo tugiye kugarukaho ku mwanya wa 8 mu hantu hateye ubwoba ku isi kandi hari akaga. Hari ibiyaga byinshi biteye ubwoba nka Himalaya Skeleton Lake ushobora kugeraho ugasanga hari ibikanka cyangwa se skeletons mu ndimi z'amahanga mu buryo butangaje mu gihe cy'izuba iyo urubura rwashonze kubera amateka mabi yahabaye. Kubona ibyo bikanka ahantu ku kiyaga bikagutera ubwoba, ariko ikiyaga cya Natron muri Tanzania cyo ushobora kutagira ubwoba kubera hasa neza mu bigaragarira inyuma, ariko hari akaga gakomeye katuma upfa kubera ibigize ubuzima bwaho bitatuma umuntu abaho. Hari ubushyuhe bugera kuri °C60, haba umunyu mwinshi, hakaba ubukare bw'ishingiro cyangwa alkalinity igera kuri 12, bigaragara ko ari uburozi ku mubiri. Ibi byose bitwika ibinyabuzima bihageze, uburyo binaba nk'amabuye cyangwa stati bikaguma aho bitaboze, keretse inyoni zo mu bwoko bwa flamingos nizo zonyine zibasha kuhaba. Umwanya wa 9 turahasanga umuhora wa Hormuz. Kuri ubu muri Mata mu mwaka w'2026, umuhora wa Hormuz waje ku gasongero ku hantu ho mu bice by'amazi hari akaga kurusha ahandi ku isi, kurusha n'agace ka mpande 3 ntekerezo Bermuda Triangle hazwiho kuba haraburiraga indege n'amato mu nyanja ya Atlantic gahuza Miami, Bermuda na Puerto Rico.
Uyu muhora wa Hormuz uri kuberamo iraswa ry'amato bw'intambara iri hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ari wo wari umuyoboro unyuramo ibikomoka kuri peteroli ku munsi bingana na 20% by'ibicuruzwa ku isi hose, kubwo hegeranye n'ibihugu aho amavuta n'ibikomoka ku mavuta bituruka ariho Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Iran, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar n'ibindi. Umuhora wa Hormuz ufite uburebure bwa kilometero 167, ukaba unafunganye ku kigero cya kilometero 33, uhuza Persian Gulf n'ikigobe cya Oman yinjira mu mazi magari y'inyanja y'Abarabu. Ubu niko gace k'amazi kari kuberamo impfu n'iyangirika ry'ibicuruzwa. Ku mwanya wa 10 w'ahantu hateye ubwoba hari ikirwa kibaho ingona nyinshi cyitwa Ramli Island. Birazwi ko mu nyamaswa ziteye ubwoba z'ibikururanda harimo inyamaswa y'inkazi yitwa ingona, ku buryo kwisanga aho ziri waba ubaye ingemu yazo, kuko ntiwahava uri muzima zikubonye, kubwo zifite amayeri yo guhiga zikihisha zicecetse, zikagira n'amenyo atyaye ntiwaziva mu nzara. Hamwe mu hantu ku isi haba ingona udakwiye kujya ni kuri iki kirwa cya Ramli giherereye muri Myanmar. Aha hamenyekanye cyane ubwo abasirikare b'Abayapani banze kwemera ko batsinzwe, ubwo abasirikare b'Abongereza babarashe bikomeye mu ntambara ya kabiri y'isi yose mu mwaka w'1945, maze abo Bayapani bahitamo gusubira inyuma, banyura mu gishanga cya mangrove mu kirwa cya Ramli. Ubwo ingona zo muri iki gishanga zirabarya. Bivugwa ko mu ijoro rimwe gusa abasirikare barenga 1000 binjiye muri iki gishanga bahunga, bose bariwe n'ingona. Muri bo ababashaga kurenga iki gishanga bagera imbere bakagwa hasi bagapfa kubera babaga bakaswe n'amenyo yazo. Byinshi kuri uku kuribwa n'ingona wabisanga muri filime basohoye mu mwaka w'2021 yitwa Saltwater: The Battle for Ramli Island. Mwanya wa 11 w'ahantu hateye ubwoba cyangwa hari akaga hari umudugudu wa Oymyakon uherereye mu gihugu cy'Uburusiya. Aha niho hambere ku isi haba ubukonje budasanzwe bugera munsi ya -71 mu gihe cy'ubukonje, hakaba hakonja kurusha agace kitwa Yakutsk nako kamamaye mu kugira ubukonje bukabije. Ntiwahaba udafite imyenda yabugenewe y'ubwirinzi, kuko uruhu rwakonja cyane maze amazi yo muri cells zawe akaba barafu, cells zigapfa, inyuma ukabona uruhu ruri gukomera ruba umweru. Muri uyu mudugudu imodoka zigomba kuguma zicanye kugira zidapfa cyangwa zikabikwa mu magaraje ashyushye. Oymyakon Village iherereye mu kibaya gikikijwe n'imisozi, aribyo bituma umuyaga wahageze udasubirayo, bigatuma hakonja cyane kuko umuyaga utajya ahandi. Mwanya wa 12 hari North Sentinel Island. Ni ikirwa giherereye mu gihugu cy'Ubuhinde, ukaba udakwiye kuzasura aha hantu kubera impamvu ugiye kubona. Iki kirwa gituweho n'abantu bo mu bwoko bwa Sentinelese, bakaba barasisha imyambi umuntu wese ugerageje gukandagira kuri iki kirwa bakamwica. Aba babayeho nk'abantu ba kera mbere y'uko imyenda iza, kuko biyambarira impu, nta telefone bagira, bose batungwa n'ibivuye mu buhigi, ariko nubwo abantu bagerageje kuhasura babarasisha imyambi ntabwo babarya, barabica bakabashyingura kuri icyo kirwa. Uko kwicwa n'abasentinelese byanamenyekanye kandi mu mwaka w'2018 ubwo umunyamerika w'umuvugabutumwa John Allen Chau wari ufite imyaka 26 yajyaga kuri iki kirwa ngo abigishe babe abakristu, maze bikarangira yishwe n'imyambi y'abasentinelese. Hari kandi n'abagabo b'abarobyi bitwa Sundaraj w'imyaka 48 na Pandit Tiwari w'imyaka 52, nabo mu ntangiriro z'umwaka w'2006 bishwe nyuma y'uko ubwato bwabo bwatwawe n'amazi mu gihe bo bari batwawe n'agatotsi busanzwe ku nkombe z'iki kirwa, bicwa n'abasentinelese. Leta y'Ubuhinde yabujije abantu kuhasura kuko iyo ufashwe watandukiriye uba ukomanze ku marembo ya gereza. Ese wowe mu hantu 12 tubonye hari aho wafunga umwuka ukajya kuhasura? Uratubwira muri comment. Turabashimira mwese murebye iki kiganiro, tukanashimira byimazeyo wowe wakoze subscribe hano kuri Bezo Updates. Mu by'ukuri ntabwo uzabyicuza. Turashimira nawe ugiye kuyikora ubu, maze duhurire mu bindi biganiro bitandukanye.